Yes, nongeye kubashimira kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nari mbakumbuye, ese muraho mumeze gute? Murakomeye? Abari muri iki gihugu ndetse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ndabashuhuje Yezu akuzwe, ndabashuhuje assalamu alaikum, ndabashuhuje shikamo. Buri muntu wese mu ndamukanyo yumva yisangamo ndamushuhuje kandi mwifurije ikaze hano kuri Ruyenzi TV show. Mukomeze mugubwe neza. Nkomeza gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, like na comment na share. Shimira abantu bakomeje kuduha ibitekerezo. Hari abantu baduhamagara bakatubwira ati mujye mubigenza gutya. Ni ukuri muraba agaciro gakomeye hano kuri Ruyenzi TV show, murakoze. Nkomeza gushishikariza n'abandi gukomeza kuduhamagara mudushyigikira cyane cyane mu bitekerezo, kuko buri ibitekerezo nibyo bya mbere. Murakoze cyane kandi mukomeze guhabwa umugisha n'Imana. Rero uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni cyo kintu cya mbere mu buzima bw'umuntu. Dukeneye ijambo ry'Imana, dukeneye ubusabane hagati y'abantu n'Imana, dukeneye kubana n'Imana neza, dukeneye kumva iby'Imana idushakaho. Yesu nashimwe. Rero tugiye kubanza gusenga Imana kugira ngo twiragize Imana kandi n'ijambo ry'Imana rimanuke. Tumaze gusenga kandi tumaze no kuyiha ikaze na karibu hano kuri Ruyenzi TV show. Data, twongeye kugushima kandi twongeye kuguhimbaza. Ndagushimiye Kristo ko warinze ubwoko bwawe, abantu bakurikira Ruyenzi TV show ndetse n'abandi muri rusange urabarinze. Nta gikuba kigeze gicika. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ndagushimiye rero ko nanjye wabanye nanjye ndetse n'umuryango wanjye, wabanye na buri muntu wese, wabanye n'igihugu cyacu, wabanye n'abaturanyi b'ibihugu byacu. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Data, rero tugiye kumva ijambo ryawe, reka ururuke ubane natwe. Uwiteka Imana, wirangurure nk'Imana, nkubere mikoro Kristo, ububwire ubwoko bwawe icyo ubwifuzaho. Tuguhaye ikaze na karibu, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kwiga riri hano muri Yeremiya. Muri hangana gusoma Bibiliya ntambaye rinete birangora, ntago ndi kureba neza, amaso yanjye afite ikibazo. Turarisanga muri Yeremiya umutwe wa 31 guhera ku murongo wa 3, ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Haleluya. Ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Yesu nashimwe. Imana yavuze abantu bayo. Hano ku isi buri muntu wese yaremwe n'Imana. Yesu nashimwe. Twaremwe n'Imana imwe. Rero hano Imana irabisobanuye neza ngo izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Abantu b'Imana ni abantu bameze bate? Abantu b'Imana ni abantu bakora ibyiza. Abantu b'Imana ni abantu bagira urukundo. Abantu b'Imana ni abantu bakunda bagenzi babo. Abantu b'Imana ni abantu bafasha bagenzi babo. Abantu b'Imana ni abantu baca bugufi imbere y'Imana kandi bakubaha bagenzi babo kandi bakakunda bagenzi babo, bagakora iby'Imana ishaka. Hari imirimo y'abantu b'Imana, imirimo y'abantu b'Imana. Yesu nashimwe. Umuntu w'Imana arangwa no guca bugufi. Umuntu w'Imana arangwa no kubaha buri wese. Umuntu w'Imana arangwa n'urukundo, urukundo rutarimo uburyarya, urukundo rutarimo amacenga, urukundo rutarimo ikindi kintu kindi wishingikirijeho usibye urukundo ruturutse ku Mana. Abo nibo bantu b'Imana izagirana isezerano nabo rishyashya. N'abantu b'Imana
ntabwo ari abantu batari ab'Imana. Hano mubyumve neza, twese twaremwe n'Imana, ariko harimo abantu b'Imana, ab'Imana yishimira, ab'Imana ireba uyu munsi ikavuga ngo wawu, uyu ni umuntu wanjye, uyu ni umwana wanjye. Kubera iki? Umuntu Imana ijya kumwishimira ari uko yakoze iby'Imana ishaka. Haleluya, Yesu nashimwe. Reka twihute dusome hano ku Yeremiya 31 umurongo wa 3 niho tugiye guhera. Haranditse ngo Uwiteka yarambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Amina. Hano ngo Uwiteka yarambonekeye kera ati, nagukunze urukundo. Haleluya. Uwiteka yadukunze urukundo ruhoraho, yaradukunze. Imana yakunze abantu urukundo utabona ukuntu usobanura. Imana yafashe umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Ibaze nawe umwana ufite umwana ukamutanga kugira ngo apfire abandi. Imana ifata umwana w'ikinege ari we Yesu Kristo. Haleluya. Kugira ngo adupfire twebwe abantu, kugira ngo dukire ibyaha. Tubone Yesu ni inzira itugeza ku Mana, ni inzira izatugeza mu ijuru, ni inzira itugeza ku Mana. Yesu rero yaremeye aritanga. Imana iturekurira umwana wayo kubera rwa rukundo idukunda, kubera rwa rukundo ikunda abantu, ari ryo rya sezerano yagiranye n'abantu bayo. Haleluya, Yesu nashimwe. Isezerano Imana rishyashya Imana yagiranye n'abantu bayo, yaduhaye umwana wayo, aradupfira, aremera, arababara, arabambwa, yikorera umusaraba, atambirizwaho ibizingo by'amahwa. Kubera urukundo Imana yadukunze, urukundo rutarimo uburyarya, urukundo rutarimo amacenga, urukundo rutarimo kwikunda ngo wange mugenzi wawe. Haleluya. Imana iradukunda rero iduha umwana wayo, iradukunda, ariko irangije iratubwira ngo urukundo yadukunze natwe nitwemera tugaca bugufi izatugarukira, yongere itwubake bundi bushyashya, yongere iturememo ikindi kintu cyiza. Wowe ubabaye yongere ikunezeze, wowe wijanditse mu byaha yongere ikubabarire. Ni Imana ibabarira, ni Imana ibabarira, kandi ijambo ryayo riravuga ngo Imana yanga icyaha ariko ntabwo yanga umunyabyaha. Haleluya. Hari umugani, ijambo ry'Imana, hari umugani w'umwana w'ikirara wataye iwabo akajya akajya gusangira n'ingurube n'ibiki byose, ariko ibintu bimaze kumushiraho agaruka kwa se aca bugufi. Ageze kwa se amaze guca bugufi aravuga ati, data nari umwana w'ikirara ariko ndagarutse. Yesu nashimwe. Ni nk'uko natwe iyo tuvuye turi mu byaha twagarukira Imana, Imana irongera ikadukunda, irongera ikatwitaho. N'ubundi si uko bitadukunda, ahubwo tuba twadeviye, twagiye mu bibi. Iyo tugarutse rero, haleluya, iyo tugarutse iratubabarira, kandi iyo irasiba ibyaha byaha byose. Imana irababarira, ntago izana kugucyurira. Iyo Imana ikubabariye ntago izana kugucyurira. Iyo Imana ikubabariye nta bindi yongeraho, ikubabariye. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana irababarira, yemeye gutanga umwana wayo. Haleluya. Hano iratubwiye ngo yadukunze urukundo ruhoraho, ngo kandi ngo uzongera wubakike. Wowe wari warasenyutse uzongera wubakike, wowe wari waratawe bazongera bakugarukire. Haleluya. Wowe wari warabuze akazi, wowe garukira Imana irongera iguha akazi. Wowe wari ubabaye, garukira Imana, umva ko umunezero wawe uri ku Mana, irongera iguhe, ikubake, wongere wubakike. Haleluya. Wongere wubakike. Wowe wari warijanditse mu byaha, ongera ugaruke. Imana iraduhamagara. Haleluya. Imana iraduhamagara. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya riravuga ngo ntabaza ndagutabara.
Imana iratubwira ngo ntabaza ndagutabara. Ntabwo Imana ishaka ko tutayitabaza. Nituyitabaze tugeze mu makuba, nituyitabaze tugeze mu bibazo, ari naho ishaka ngo tuyigarukire. Haleluya! Imana rero iyo ndi kuvuga Imana mba numva navuza n'induru. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitaho, ariko ngo izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Ni isezerano rishya n'abantu bayo. Umuntu w'Imana, bakristo bene data, bavandimwe, barumuna banjye, bakuru banjye, basaza banjye, bashiki, mva bwoko bw'Imana, reka mbabwire, nimututagira urukundo ngo tugire gukundana, ni ukuri n'iri joro umenya nta n'iryo tuzabona. Ni gute ushaka kumbwira ukuntu ushaka guturana n'umuntu ukabona umuntu nta kintu afite, wowe urameze neza, wowe nta kibazo ufite, umuntu akabwirirwa akaburara, ugafata ibiryo ukabimena. Inshuti zanjye, hari afite abana, umuturanyi wawe afite abana baburaye, ugafata imyenda ukayijugunya, abana bamo umuturanyi wawe bambaye ubusa. Ese harya ubwo urumva wowe Imana nuyitakira izakumva? Mumbwire ahantu Imana yahera. Imana yahera hehe? Ariko kubera ko ari Imana y'imbabazi kandi itinda kurakara, izakugirira neza. Ariko rero uzaba ufite umuvumo imbere y'Imana. Ni ukuri, mureke tugire urukundo, Imana izatugarukira. Nimureke tugire urukundo, Imana tugirane isezerano rishyashya n'abantu bayo. Tugirane isezerano rishya n'abantu. Abo bantu bajya basezerana isezerano bakarita. Ariko Imana iyo mugiranye isezerano, Yesu nashimwe, isezerano noneho rishyashya, ni ukuvuga ngo iravuguruye. Ariko hari abivugururiye, Yesu nashimwe, hari abivugururiye kuko ibona ko hari ababikwiriye, hari abakwiriye kujya muri iryo sezerano rishyashya, hari n'abadakwiriye kurijyamo kubw'imirimo yabo mibi bakora. Ariko abakora imirimo myiza yo gukiranuka, abo nibo Imana igiye gusezerana nabo isezerano rishyashya. Ese muri twebwe, ese twakwisuzuma ukareba koko nawe uri mu bantu bagiye kugirana isezerano n'Imana rishyashya? Ese nta shyari ufite? Ese nta rwangano ufite? Ese ntuca imanza? Nta muntu udakora ibyaha, nta muntu w'intungane uba kuri iyi si. Ariko se niba ukoze icyo cyaha, ubashije kwirukanka ngo ujye imbere y'Imana uyibwire uti Mana mbabarira nakosheje? Haleluya! Ni ukuri, nimureke tugarukire Imana, natwe tube mu bazagirana isezerano rishya nawe, tube mu bazatabarwa, tube mu Imana inezerewe. Biragatsindwa kuba Imana yaguha iby'isi ukabibona pe, iby'isi ukabibona ugatunga ugatunganirwa, ariko ukabura ijuru. Nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, ukabura ijuru. Isi warariye. Hari indirimbo nigeze kujya kumva, ngo najyaga numva ngo sinago nibuka nyirayo, ariko ndumva amagambo amwe harimo ayo nzi, ngo ukabura isi ukabura n'ijuru. Ngo ese mwene data uzajya he? Haleluya! Ibaze noneho naba nuriye iyi si, wenda n'ijuru akazaribura, ariko isi yarayiriye. Uzi kubura ibyo mu isi n'iby'ijuru ukabibura? Ubwo urumva atari agahinda n'umubabaro mwinshi? Uzi kubabara muri iyi si n'ijuru nturyinjiremo? Birababaje ndetse biteye n'agahinda. Ese twisuzume. Ni Imana ibabarira, ni Imana ikunda abantu baciye bugufi, ni Imana ifite urukundo rwinshi, ni Imana yiteguye kutubabarira, ni Imana idutegeye ibiganza, ni Imana. Ni ukuri, gerageza ubane n'umuturanyi wawe neza, gerageza umuvandimwe umubanire neza, gerageza ugire urukundo rutarimo uburyarya, gerageza ugire guca bugufi kuri buri muntu wese, gerageza werere imbuto umukozi wawe wo mu rugo, gerageza. Biragoye, uri muri iyi si, turi muri iyi si, dufashe igihe mu ntambara, ariko biraguye bene data. Ariko nimureke tugerageze, natwe tujye muri ba bandi Imana igiye guha isezerano rishya, natwe tujyemo. Haleluya! Ni ukuri, kandi buri muntu wese
mwifurije ko nawe azajya mu bantu Imana igiye guha isezerano, kugirana nabo isezerano rishya. Mureke twese duharanire ko tugirana isezerano rishya n'Imana yacu, kandi n'Imana y'urukundo. Niyo waba warijanditse mu byaha uragaruka ikakubabarira. N'Imana y'inyembabazi, n'Imana igira urukundo, n'Imana idukunda. Ntago nabona urukundo rw'Imana ukuntu narusobanura. Hari umuririmbyi ujya uvuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ngo urukundo rw'Imana rwagereranywa n'iki? Nta kintu n'iki na kimwe urukundo rw'Imana rwagereranywa nacyo. Rero nimureke tugarukire Imana, dukundane, twubahane, kunde mugenzi wawe. Niba mugenzi wawe nta kintu afite, ukimumarire. Niba mugenzi wawe akeneye inama, uyimugira ariko utamuryarya. Niba mugenzi wawe hari ubufasha ubona wamuha nawe akigira imbere, ubumuhe, kandi ubumuhe utamugamijeho inyungu, ubumuhe ahubwo utegereje ko Imana nawe izakugirira neza. Haleluya! Yesu nashimwe. Mbifurije kugirana isezerano rishya n'Imana yacu, kandi ndabakunda. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye kuri Imana ishobora byose Kristo. Ndagushimiye ko ugiye kugirana isezerano rishya natwe Mana. Ndagushimiye ko ukomeje kudukunda urukundo ruhebuje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngo komeza kubana natwe, ukomeze kudushyigikira, ukomeze kuturinda ndetse no kutwitaho. Ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Ndabakunda cyane, ndabifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, kandi umugisha w'Imana ukomeze kubomaho, kandi mbifurije kugirana isezerano rishya n'Imana yacu. Haleluya! Nkomeje kubashishikariza gukora subscribe, mudushyigikire, ni ukuri mudushyigikire, dukomeze tubagezeho ibyiza. Kandi n'undi muntu wundi wese wakwifuza kuza hano kuri Ruyenzi TV show, nawe tumuhaye ikaze, amarembo arafunguye. Mukomeze gukora share, comment, like na subscribe. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amina.